aho uhagaze aho hantu uri bwo buzima urimo uri kubona ubuzima bukomeye uri kubona ibintu bigoye urakubona ibintu bidasanzwe ariko mu by'ukuri Bibiliya ivuga ngo muzaca mu mazi ntazabatembana muzaca mu muriro ntabwo muzashya bizaterwa n'iki yagukuye mu banyabyaha icyatumye ngo hagakiza kwari ukugira ngo nkorere kwari ukugira ngo ukore ibyo abandi batakoze kwari ukugira ngo ugire umumaro igihe nk'iki ese ubona warakijijwe ukagira ngo Imana yaguhaye agakiza gusa kugira ngo wumve umunyenga w'agakiza yagira ngo imirimo ikomeye ikorerwe muri wowe yagira ngo wubake insengero yagira ngo ufashe abakene yagira ngo ufashe abarwayi yagira ngo uruhane usengera abarushye yagira ngo ugire umumaro mu gihe cyawe Imana ishimwe Imana yacu ihabwa icyubahiro dutangiye imbere y'Imana tuyishimira dushima Imana yuko yongeye kuturemera undi munsi wo kubana nayo Imana yaturemeye umunsi wo kwishima wo kunezerwa Imana yaturemeye umunsi wo kubana nayo turashima Imana cyane yo mu ijuru Imana ihabwa icyubahiro kubw'igitondo cyiza igitondo cy'Imana igitondo cy'amahoro igitondo cyo kubana n'Imana nk'uko bisanzwe rero ni Gatera Jose guturuka muri Philadelifia ndashima Imana nongeye kugaruka imbere yanyu n'imbere y'Imana isumba byose yampaye umwuka wo guhumeka yongereye iminsi yo kubaho kugira ngo mbwire abantu ineza y'Imana Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro Imana yacu irazirikana Imana yacu irazirikana bene data Imana yacu irazirikana abakristo Imana yacu irazirikana ndagira ngo buri muntu wese abyumve kandi agire kwizera kuko uyu munsi ndagira ngo tuganire ku mbaraga kwizera gusohoza isezerano kwizera gusohoza isezerano birashoboka ko ushobora kwizera ariko ukizera mu kanya gato birashoboka ko ushobora kwizera ariko ukizera wahura n'ikibazo kumva urahungabanye kumva ucitse intege ariko uyu munsi ndashaka kukwereka imbaraga zisohoza isezerano kwizera gusohoza isezerano ukagira kwizera ku buryo isezerano risohora Imana ikarishakira inzira niba tuvuga yuko Imana ishakira inzira ibyo yakuvuzeho biva mu kwizera rero biragusaba kwizera gusohoza isezerano mwene data urabura iki kugira ngo uhaguruke aho hantu wicaye urabura iki kugira ngo wuzure umwuka wera urabura iki kugira ngo ugire kwizera urabura iki kugira ngo uvugane n'Imana uwo wumva abantu bavuga ngo Imana yambwiye Imana yanyeretse narose naretswe navuganye n'Imana ahari ukagira ngo ni ibintu baba babeshye Imana iraganira ikaganira n'umuntu wayo hari umwuka w'Imana ugusura akaguhugura akakubwira ngo iki si cyo akakuyobora akakubwira icyo gukora akakubwira icyo wakora rero bituruka mu kwizera uyu munsi turavuga mu kwizera gusohoza isezerano mu kwizera gusohoza isezerano ukeneye kuzura umwuka wera ukeneye kuba umukristo uhamye hanyuma ukazagira iherezo ryiza ni gute uru rugendo warurangiza kubona ibintu ari byinshi bikugoye bikuzitiye kubona intambara ari nyinshi kubona ibiguca intege n'ibigucogoza bihari wagira ute ukeneye kwizera gusohoza isezerano turavuga ku batubanjirije turavuga ku mugabo witwa Aburahamu yagize kwizera yizera Imana imusohoreza isezerano nubwo byari bitoroshye nubwo byaciye mu nzira zikomeye ariko yahagaze mu kwizera yizera Imana isohoza ibyo yavuze ndagira ngo rero uyu munsi aho uhagaze aho hantu uri bwo buzima urimo uri kubona ubuzima bukomeye uri kubona ibintu bigoye urakubona ibintu bidasanzwe ariko mu by'ukuri Bibiliya ivuga ngo muzaca mu mazi ntazabatembana muzaca mu muriro ntabwo muzashya bizaterwa n'iki nuko uzaba wizeye Imana ko yaguhamagaye yo kwizerwa ko yaguhaye agakiza nta kinaniye iyo bakubwira ngo uzaca mu mazi iyo bakubwira ngo uzaca mu muriro ntabwo uzashya uzaca mu mazi ntazagutembana bizaterwa no kwizera ufite bizaterwa n'urukundo ukunda Imana bizaterwa n'urukundo n'ukunda Imana rwose ayo mazi wayanyuramo uwo muriro wawucamo muriro wabo burwayi amazi yaba ibigeragezo kwaba ubushomeri yaba inzara yaba kwangwa n'abantu yaba karengane ko ariko kose wahura nako niyo mazi Imana ibivuga niwo muriro Imana ibivuga ndagira ngo rero
kugira ngo binyuremo ntushye, unyure muri uwo muriro ntushye, kugira ngo unyure muri ayo mazi ntushye, kugira ngo ubashe gukomeza agakiza. Ese byakunda bite? Ese birashoboka? Birashoboka muntu w'Imana. Abatubanjirije bagiye bagera ku bintu byinshi, bakagera ku masezerano. Nk'uyu Aburahamu sogokuruza w'abizera, yageze ku isezerano rye, yageze kubana n'Imana. Arizera, yizera iby'Imana yavuganye nawe. Hanyuma igihe kigeze, Imana imusohoreza isezerano. Urasabwa iki rero? Iki Imana igushakaho ni iki? Irashaka ko wizera kuri hejuru, kwizera kwawe kukazamuka. Noneho kugira ngo ubashe kwizera, nuko ujya wibuka, ukibuka iby'Imana yakoze, ukavuga uti ibyo ari byo byose shitani mvi inyuma, ndibuka Imana yangiriye itya, ndibuka Imana yampaye urubyaro, ndibuka Imana yampaye akazi, ndibuka Imana yampaye ubuzima, ndibuka Imana ndinze iriya ndwara, ndibuka Imana yankuye kwa muganga ndyamyeyo. Ukagira ibintu wibuka, kwizera kwawe niho gukura. Iyo utagize kwibuka ngo ugire umutima nama wibuka, ngo wibuka aho wavuye, wibuka aho ugeze, nubwo uyu munsi waba uri mu bigeragezo, ariko ugomba kwibuka yuko hari igihe wabanye n'Imana ikakugirira neza. Ugomba kwibuka ko hari igihe wariye neza, ugomba kwibuka ko hari igihe wambaye, ugomba kwibuka ko hari igihe wigeze kunezerwa, bityo bigatuma ugira kwizera. Hanyuma kwa kwizera kugasohoza isezerano. Nkuzaniye ijambo rivuga ngo gira kwizera gusohoza isezerano. Turasoma ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Itangiriro. Turasoma duhereye ku bice 15, duhere ku murongo wa mbere. Turasoma inkuru za Aburahamu. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Aburahamu yizera Uwiteka amusohoreza, amusezeranya isezerano. Aburahamu yizera Uwiteka amusezeranya isezerano. Ni ukuvuga ngo yarizeye Uwiteka amusezeranya isezerano. Aramubwira ati nzakugirira ntya. Uyu Aburahamu mwibuke ko yaturukaga mu muryango wa Tera. Tera ntabwo yubahaga Imana. Abantu benshi bashobora gukoreshwa n'Imana bataravukiye kwa pasiteri. Abantu benshi bashobora gukorera Imana, bashobora gukoreshwa ibintu imirimo n'ibitangaza bataravukiye mu ngo z'Abakristo, ahubwo Imana ikakwihamagarira gusa, ikagutoranya, ikaguha isezerano. Aburahamu uyu nguyu ntabwo ari umwana wo mu batambyi. Ntabwo yavutse ahari ngo bagende bamumurikira Imana ngo dore umwana yavutse. Oya, bivuga ngo Imana ntahitagukura. Hari igihe shitana gucira urubanza akavuga ngo ibyo wanyuzemo ibuka ntabwo uzababarirwa, ariko n'ukuri iyo dukijijwe tukakira Kristo nk'umwami n'umukiza, ibya kera biba birangiye. Ibya kera biba bishize. Iyo twizeye Kristo nk'umwami n'umukiza, tukizera tukava mu byaha, tukatura ibyaha byacu, Imana iba yiteguye kugukoresha imirimo n'ibitangaza. Ndagira ngo rero ijambo riratubwiye ngo Aburahamu yizera Uwiteka, ngo Uwiteka amusezeranya isezerano. Yari yizeye, yateye intambwe arizera, Imana imusezeranya isezerano. Umurongo wa mbere havuze ngo iki? Ngo hanyuma y'ibyo ijambo ry'Uwiteka riza kuri Aburahamu mwiyerekwa riti, Aburahamu witinya, nijye ngabo igukingira, uzagororerwa ingororano ikomeye cyane. Yari afite ubwoba. Ijambo ry'Uwiteka riza kuri Aburahamu, Aburahamu witinya, wigira ubwoba, uzagororerwa ingororano ikomeye cyane, uzahabwa umugisha, uzaba umuntu ukomeye. Imana imuhaye isezerano. Muntu w'Imana, Imana iramusezeranije. Hanyuma y'ibyo byari byarabaye. Hanyuma y'ibyo ijambo ry'Uwiteka riza kuri Aburahamu, aramubwira ati Aburahamu witinya, Aburahamu witinya, nijye ngabo igukingiye, nijye mutabazi wawe, nijye murengezi wawe, nijye muvugizi wawe, nijye ukureberera, nijye ukurinze, nijye uzakuvugira. Wikenera undi muntu, wikuka umutima ngo uri wenyine, wikuka umutima ngo bizagenda bite, uzahabwa ingororano. Mwene w'Imana, utinya iki? Niba uyu munsi ari Aburahamu bwiwe, ariko uyu munsi nawe hari ikintu kiguteye ubwoba.
ushobora kuba ufite agahinda ko mu mutima wibaza uti ibi bintu bizangiraho ingaruka, iyi dosiye sinzayikira, ariko Imana ibwira ngo Aburahamu witinya nigenga bigukingiye. Ufite ubwoba bw'indwara ikurimo, abantu bashobora kuba batanayizi, ariko hakaba hari ikintu wiyiza abantu batazi kigahora kiguhagaritse umutima, ugahora warya ntutuze, abandi baba baseka ntuseke, niyo ugerageje guseka Satani akubwira ati uraseka none ariko ejo ntuzaseka. Ariko ngo hanyuma y'ibyo ijambo ry'Uwiteka riza kuri Aburahamu riramubwira ngo witinya, wigira ubwoba, uzagororerwa, uzahabwa ingororano. Aburahamu yarashaje, Imana yari yaramukuye muri Uri y'Abakarudayo, iramubwira ngo genda nkujyanye mu gihugu cy'isezerano, ngo agenda ahura n'ingorane mu nzira, agenda ahura n'ibintu bigoye, ngo ariko nyuma Imana iza kugeraho mu bice 12 ngo yari muhagurukije mu muryango wa Setera. Hanyuma Imana iramubwira iti genda ujye mu gihugu nzakwereka. Ngo arahaguruka aragenda agendana n'umugore we, baragenda bahura n'intambara n'urugendo ruvunnye, urugendo ruravuna, mu nzira haba harimo ibirushya, ariko ugize kwizera urugendo Imana yarugushoboza. Ntabwo uzabona ikintu cyoroshye, nta kintu cy'ubuntu uzabona kuri iyi si. Muririmbyi yaravuze ngo muri iyi si huzuye umuruho n'amahane, ngo icyo nkeneye cyose sinahita nyibona. Biragusaba kwizera Imana kugira ngo igusohoreze isezerano. Imana yari yaramusezeranije urubyaro. Murongo wa 2 havuze ngo iki? Aburahamu aramubaza ati, yabazaga Imana, Mwami Uwiteka uzangororera iki ko ngenda ndi incike? Uzangororera iki ko ngenda ndi incike, ko ngenda ko ntabyaye kandi imyaka ishize? Uzangororera iki ko ngenda ndi incike kandi uzazungura urugo rwanjye ari Eliyezeri w'umunyadamasiko? Ati kandi umuntu uzazungura urugo rwanjye ni Eliyezeri w'umunyadamasiko. Ngo dore nta rubyaro wampaye, kandi uwavukiye mu rugo rwanjye azazungura ibyanjye. Yarabati uwavukiye wanjye niba ari n'umugaragu, niba ari n'umwana w'umuja, ntuzabizungure, nta mwana wampaye. Ariko Imana yari ibizi, yari yaramuhaye isezerano. Imana iramubwira itoya nzakugira neza. Hanyuma umurongo wa 7 uvuze ngo iki? Tusome umurongo wa 6. Nuko yizera Uwiteka abimuhanyiriza no gukiranuka. Nuko yizera Uwiteka abimuhanyiriza no gukiranuka. Aramubwira ati nige Uwiteka wagukuye muri Uri y'Abakarudayo kugira ngo nzakurage iki gihugu. Aho Imana yagukuye yari ifite umugambi. Ibintu byose Imana yagukoreye ntabwo yahubutse, yari ifite umugambi. Iyagukuye hari, tekereza aho Imana yagukuye. Nige yagukuye muri Uri y'Abakarudayo, nige yagukuye mu banyabyaha. Icyatumye ngo hagakiza kwari kugira ngo nkorere, kwari kugira ngo ukore ibyo abandi batakoze, kwari kugira ngo ugire umumaro igihe nk'iki. Ese ubona warakijijwe ukagira ngo Imana yaguhaye agakiza gusa kugira ngo wumve umunyenga w'agakiza? Yagira ngo imirimo ikomeye ikorerwe muri wowe. Yagira ngo wubake insengero, yagira ngo ufashe abakene, yagira ngo ufashe abarwayi, yagira ngo uruhane usengera abarushye, yagira ngo ugire umumaro mu gihe cyawe. Nige wagukuye muri Uri y'Abakarudayo kwari kugira ngo nkurage iki gihugu. Ibintu Imana byose gukorera ifite impamvu, ifite impamvu. Mwene data garukiraho, ndagira ngo ngusengere Imana. Uyu Aburahamu yari afite ubwoba, aravuga ati uzangororera iki? Imyaka ambwire ngo nzabyara, wajya kunambwira ngo ninsohoke ndebe, ukanyereka ikirere, ukambwira ngo ziranyenyeri ngo kutabasha kuzibara, ngo ni ku rubyaro rwawe ruzangana. Ati none reba imyaka ishize, yaramaze kugira imyaka myinshi cyane, we n'umugore we Sarayi ngo yarashaje. Hanyuma rero mwene data, imyaka umaze nta kibwiye Imana, igihe umaze mu kibazo ntacyo bitwaye. Nta nzira, barakurambagiza bakisubira, nta nzira, barakurambagiza bakisubiraho. Ndagira ngo nkubwize ukuri, Imana irahari. Urabona utakibyaye, uhagaze ku musozi ukeneye umwana, Imana itanga abana. Iyamuhaye Sara ashaje, ariko uracyafite n'uburanga, uracyarorwa. Aho hantu uri, ubwo buzima urimo, Imana ifite imbaraga. Hari imbaraga zisohoza isezerano, imbaraga z'Imana.
ndagira ngo ngusengere Imana, sinzi ubuzima uhagazemo ariko ndagira ngo ngusengere Imana ugire kwizera wijarajaza umutima. Hanyuma mu bice byaho 21 21 reka dusoreze kuri murongo wa nyuma. Ijambo riravuga ngo iki? Ngo Sara abyara Isaka. Sara barabyaye, Imana yarabemereye umwana. Sara abyara Isaka. Uyu munsi hari ikintu cyavuka muri wowe. Wavukamwe umurimo mwiza Imana yagusezeranije, wavukamwe amasezerano yawe. Uyu nguyu Sara we yabyaye Isaka. Hari ikintu cyavuka muri wowe cy'umumaro, hari ikintu cyavuka muri wowe amashimwe akaboneka. Uwiteka agenderera Sara nk'uko yavuze. Uwiteka agirira Sara ibyo yamusezeranyije. Sara asama inda ya Aburahamu ashaje. Imana ishimwe. Zari imbaraga z'amasezerano, zari imbaraga zatsunitse isezerano. Ntabwo byumvikanaga, hari ibintu bitumvikana ariko Imana ifitiye inzira. Hari ibintu bidashoboka ku bantu ariko ku Mana birashoboka. Mwene data, ndagira ngo wowe udafite kwizera ngusabira imbaraga z'Imana. Urizera ko wageraho ukagira ubwoba. Hari indwara bakubwiye ko ikomeye, hari ubuzima bwawe wabuze akazi umaze igihe kirekire, urareba imyaka yaragusize, hari imyaka isa nkaho yagusize, ariko Imana yacu ni Imana idakangwa n'ibihe. Uzamura ikiganza cyawe cy'iburyo ngusengera Imana. Imana yakuntumyeho, Imana yakuntumyeho, irashaka kugukiza iyo ndwara. Imana yakuntumyeho, irashaka kukugirira neza. Imana yakuntumyeho, irashaka kugukura muri ubwo buzima. Icyatumye guhagakiza kwari ukugira ngo, hari ijambo rikomeye Moridekayi yatumye Esiteri igihe bari mu gihugu cya Asuwerusi, ngo Asuwerusi yari yarasinye inzandiko ariko atiteguye, bamuriganije ngo asinyira Abayuda ngo bapfe. Ariko ngo Moridekayi abwira Esiteri ati turwaneho tuvugire umugore umwamikazi. Icyatumye uba umwamikazi kwari ukugira ngo ugire umumaro. Nawe icyatumye uhabwa agakiza, icyatumye ugira uko kwizera nubwo ari gukeya, ndagira ngo wizere ngo usengere. Imana ivugana na Aburahamu, ivugana na Sara igihe kigeze imugarukaho imuha umwana. Ngo umwana wa Aburahamu izaguha ibyo wavuganye nayo, ntabwo izazana ibindi. Hari ukuntu twicira inzira twaba ngo reka dukora ibi ngo wasanga ari ibi, ariko siko bimeze. Icyo Imana yavuze nicyo. Niba ari wowe ni wowe, niba ari wowe ni wowe. Rero kugira ngo tugere ku isezerano tudafite kwizera, turabanza tugashaka tukazana ibintu bisa nkaryo, ariko nyamara jya utegereza icyo Imana yavuze izagisohoza. Urakoze Mwami Yesu, iri ni ijambo ryawe. Nsengeye uyu mugore, nsengeye umugabo, nsengeye umukobwa, nsengeye umusore arashaka kugukurikira, arakijijwe ariko kwizera kugenda gusubira inyuma. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ongerera uyu muntu kwizera. Mwongerere kwizera kugira ngo abashe kunezeza umutima wawe. Mwongerere kwizera kugira ngo abashe gushobora urugendo. Mwongerere kwizera kugira ngo abe hejuru y'umugerageza, kugira ngo abe hejuru y'umurwanya, kugira ngo abe hejuru y'umurwanya. Mwongerere kwizera gusohoza isezerano. Uyu mukobwa ubona nta nzira, uyu musore ubona ntaho yakura igisubizo cy'ibibazo bye, mu izina rya Yesu Kristo. Uyu mugabo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, bongerere kwizera Mana. Uyu mubyeyi urabona ko urugo atazarwubaka, ari kuri Imana ishobora byose. Sabiye abantu bawe umugisha, bahesha umugisha Mana, bagirire neza. Uyu muntu urwaye umutwe, uyu muntu urwaye umutwe, uri Imana ikiza indwara, nsengeye indwara izo arizo zose mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uri Imana ikiza, abatubanjirije barakubonye, natwe turabagabo kwihamya, tugenda tubona imbaraga zawe. Kiza uyu muntu urwaye, vura abarushye, abafite imvune zo mu mitima, shakira inzira abantu bawe. Bwoko bwawe burananiwe, harabumva bacogojwe n'ibihe tugezemo, ariko uri Imana yagirira neza ubwoko bwawe. Rambura ikiganza uhaze kwifuza kwa buri muntu wese. Uyu muntu ushaka agakiza nukamuhe mu izina rya Yesu Kristo. Uyu muntu urohijwe n'ibyaha, ibyaha birica, ngaruka y'ibyaha n'urupfu, mukure mu byaha, mwandike mu gitabo cy'ubugingo. Reka bakizwe kandi bakubona amaso ku yandi. Urakoze Mana, sengeye umurimo wawe, ushyigikire umurimo wawe, shyigikira umurimo wawe, shyigikira abashumba, shyigikira abapasiteri, shyigikira abakristo, shyigikira abakozi bawe, abaguhamiriza ku manywa na nijoro, abakwiringiye nk'umwami n'umukiza. Nubagirire neza, ramburira abantu ikiganza. Urakoze ko harabukirije, urakoze ko harabongereye imbaraga, urakoze ko hari umuntu ucira inzira, urakoze ko hari umuntu ucira inzira akaza
bazagushima icyubahiro kibi cyawe ni mu izina rya Yesu amen. Imana yo mu ijuru ibagirire neza, Imana yo mu ijuru ibashyigikire, iguhe kwizera gusohoza isezerano. Ni Gatera Jose, reka nguhe telefone, ushobora kumbwira uti wamfasha ko kwizera gusohoza isezerano nkakugeramo. Nibyo koko 2-3 iyo bafatanije Imana irabashyigikira. Ni 0785 98 944 0785 50 98 944 na 0722 74 34 93 hanyuma twagufasha, twakugira inama. Imana yo mu ijuru ibagirire neza.